umusitari hari ukuntu bamuha igikombe akavuga ati ewana imbamutima ziba zimurimo mbere na mbere avuga ati ndashima Imana. Mujya mubibona inaha murabibona cyane, abantu bose baravuga ati ndashima Imana, ariko ibyo hari byo akenshi ntabwo bakunze kubikora, kuko ngira ngo hari na benshi bagiye bahabwa ibikombe mu minsi yashize, nagiye nkubwira bagiye bamwaza Imana bagahura n'ibibazo, batwaraga ibikombe, yamara gutwara igikombe agahaguruka akavuga ngo ndashimira Satani, abantu bagaseka nk'aho iri imikino, kavuga ati ntabwo nshimira Imana, ukabona babyoroheje babigize ibintu by'imikino biraho. Uko rero niko byagenze. Bimaze kugenda gutyo igice cya mbere kirangiye, nibwo wa mugore nakubwiye bita Nick Gracer yahagurutse kugira ngo agire ijambo nanone avuga nk'umuntu wari hostinze izo award. Umva amagambo yavuze ari nayo abantu bari gukeka ati yaba ari yateje iriya nkongi y'umuriro. In the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Okay. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right. Uyu mugore yatangiye avuga ati igice cya mbere dusa nkaho tukirangije tukivuyemo. Ati kandi abantu bose bahawe ibikombe bavuze amagambo rwose ari ku muriro. Bavuze amagambo ari ku muriro, cyangwa se twavuga ngo bavuze amagambo atwika. Iyo niyo mvugo uno muhost yakoresheje ako kantu mukiteho. Uno muhost yaravuze, yaragurutse aravuga ati abantu bose bamaze guhabwa ibikombe muri kino gice cya mbere bose bavuze amagambo ari ku muriro pe, cyangwa se mu yandi magambo bavuze amagambo atwika. Ako kantu mukumve. Arangije ahita avuga ngo ese ninde bashimiye cyane? Abo bose batwaye ibikombe ninde bashimiye cyane kurusha abandi? Reka tugende tureba ni bande bashimiwe cyane. Ayo niyo magambo most yavuze. Bahita bashyira kuri screen bagaragaze abo batwaye ibikombe, ninde muntu bashimiye cyane wabafashije mu bikombe batwaye. Ijambo rirakomeje, reka tukomeze tumwumve. And crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shouts. Ndagira ngo mve amagambo uno muhosti Nick Gracer yakomeje areba kuri screen n'abatumirwa bose bari baraho b'ibyamamare n'abadirector bakire bakomeye cyane, abantu bakomeye ku isi bafite amafaranga menshi cyane b'ibyamamare, bose barebye kuri screen akomeza kureba abara amajwi. Aravuga ati abantu benshi batwaye award babanje gushimira, bose bashimiye umuntu bashimiye cyane naba bafishe gukina izo filime, ni cast and crew nyine mu yandi magambo, reka tubivuge gutyo. Uwa kabiri wakurikiye kubona ubwo abambere bari batubonye amajwi ngo 11. Uwa kabiri washimiwe cyane ukurikira ni mama washimiwe n'abakinnyi batwaye award batatu. Kwa kuvuga ati ibi byose ndabikesha mama wanjye, ndashimira mama wanjye umaze gufata igikombe. Undi muntu wa kabiri washimiwe byibura wagerageje kugira amanota 3 ni mama, cyangwa se mama w'umukinnyi wari wese. Urumva mu bakinnyi bose bari bahawe award hahagurutsemo batatu mu gushimira. Aravuga ati ndashimira mama wanjye, ndashimira mama wanjye wandeze bino nkaba mbigezeho. Ndagira ngo umve no andi magambo bakurikijeho. God, creator of the universe, 0 mentions. And uri kumva icyo gitwenge ariko ngo noneho ngo icyitwa ngo Imana umuremyi w'isi iyo yabonye 0 nta muntu n'umwe wigeze unayivugaho. Barangije bose bakubita igitwenge iyo Mana, bini byo bita kumokinga, barayiseka barayimwaza nyine barisekera, ubona ko biryoshye. Ni ibintu ubundi Imana naga yemera kumwazwa. Uno mugore ageze hano aravuga ati ubundi Imana yarayizanye muto, aravuga ati Imana yitwa ngo ni umuremyi w'isi. Niyo magambo yakoresheje, bivuze ngo barabizi ko Imana iriho ariyo muremyi w'isi, arabivuze ariko bakarenzaho bakayimwaza. Ati Imana yabonye 0 yakirizuye. Mu yandi magambo, God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez hosts. ngira ngo uri kubyumva ukuntu Imana uwo munsi bayimwaje. Bavuga umugore yaratangiye avuga ati abantu bose bavuze amagambo hano, bavuze amagambo atwika ari ku muriro. Arangije arenza ati Imana umuremyi w'isi nta muntu wigeze uyivuga yabonye 0. Barayiseka koko abakire ibyamamare ibyo bintu bikimara kuba. Uno mugore yakomeje kurenzaho n'utundi tuntu. All right. No surprise in this godless town. Ayo magambo uri kuyumva y'uyu mugore ariko ati no surprise in this godless town. Ati n'ubundi nta gitangaje muri uyu mujyi utagira Imana cyangwa se utemera Imana. Niyo magambo yise arenzaho ati kuba Imana mutigeze muyivuga. Uwo mujyi yavugaga urawuzi se? Ni uwo mujyi byari biri kuberamo. Ayo niyo magambo n'umugore yavuze. Ati n'ubundi nta gitangaza kirimo muri uyu mujyi utagira Imana cyangwa se utemera Imana, utizera Imana, kuba nta muntu n'umwe wigeze uyishimira. Uwo ni wo mujyi rero bita Los Angeles uri muri California, ariho hari za Beverly Hills, ariho hari izo za Hollywood. Aho ngaho rero niho uno mugore emusubwe yasoje avuga ngo ntago bitangaje na gato kuba nta muntu ugeze ushimira Imana cyangwa uvuga Imana, kuko
turi mu mujyi utemera imana cyangwa se mu mujyi utabamo imana, umujyi utagira imana. Ayo niyo magambo bavuze. Imijyi itagira imana zigeze kuvugwa ku isi harimo Sodoma na Gomora. Bageragezaho bimera nk'aho ari umujyi utarimo imana, utagira imana. Icyo gihe hamanutse inkongi y'umuriro irahatwika. Babanje kubana utuntu tw'utugasopo, ngira ngo murabyibuka. Ahandi hantu mwagiye kubona mukabona imana ije gukora ibintu byayo ni cyagiye cyo kubwa Nowa. Isi yari imaze kugwiramo ikibi ku buryo byari bimaze kumera nkaho nta mana ikirimo pe. Abantu bose bavuga ati ntabwo tuyemera, ntabwo tuyizina, ntabwo tuyishaka. Uyu munsi wa none uno mugore arabyivugiye, aravuze ati uyu mujyi wacu turimo, ati bamaze kumwaza imana, bamaze kuyiseka, bavuze bati imana nta muntu wigeze uyivuga mu kushima n'iki. Arangije arenzaho ijambo rivuga ngo ibi ntabwo bitangaje kuba nta muntu wigeze ushimira imana, kuko turi mu mujyi utagira imana. Umujyi utagira imana, umujyi utemera imana. Uwo mujyi yavugaga urawuzi, ni wo mujyi nyuma y'amasaha atageze kuri 48 wahise ufatwa n'inkongi y'umuriro. Ako kanya iyo nkongi y'umuriro yabaye nini cyane. Ejo bundi nababariraga ku munsi w'ejo nkora ikiganiro, nababariraga ko iyo nkongi y'umuriro yaje yatwitse ibintu bifite agaciro gahwanye na miliyari z'amadolari 54 ndakeka. Ariko uyu munsi wa none zamaze kuzamuka. Uwo mujyi iyo nkongi y'umuriro yatwitse ibintu bifite agaciro karenga miliyari hafi zigera mu 130 n'umurenge.